ko hari abashyitsi batandatu batatu wa karindwi baje muri amateraniro bashigaze hejuru baboshye. Bashigaze hejuru niba muhari nshaka kureba ko turi kurarika. Ntabwo nzi niba itsinda turi kubwira tubateze kurarika. Ndashaka kureba niba turi kurarika abashyitsi bashigaze hejuru. Uzi ko atamara batatu wa karindwi. Ariko nanone batise kuko arategereje, ariko nabategereje yego urakoze. Undi ane umwe rutoki abandi bari ntabwo turi kurarika. Ubwo abizera twataye inshingano gusa. Tugomba kurarika abashyitsi. Ni byiza ko twiga tukiyungura ubumenyi ibyo nta kibazo, ariko ndabiza ko tunararika. Nitugera mu ijuru tuzabazwa aho twazaniye umwami. Icyo cyane tuzabazwa. Ni byiza ko mu muryango wawe, ariko n'umuturanyi si byiza kugira ngo umenye nziza y'agakiza nurangiza ngo utege ubumenyesha. Ni inshingano zacu. Urabona ko rero abizera turasinzira rwose ntabwo tukurarika. Uherejo turabikosora. Turabikosora mu izina rya Yesu. Ibyo wese agira intego azana umushyitsi. Kandi ntabwo bikoza isoni, nta n'ubwo bimwajije kujya kubwira umuntu ko isi igiye kuyoboka, none aze twitegurane twayibaho isi kandi tutegura ubutamuga bw'Imana. Ntacyo bitwaye, ntabwo bikoresha isoni. Nicyo tuze gukosora. Dushima amakorali kandi amaze kuririmba indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Turagaragaye batubwiye ko dufite isezerano ridakuka y'uko umwami wacu azaza kutujyana aho yatweguriye, kandi bavuga bati ntiducika, ntituzacika intege cyangwa se ko dushidikanye, kuko Imana yacu yabisezeranije niyo kwizera. Ni isezerano ryiza cyane, niyo mpamvu turanga. Kandi baravuga bati mu ndirimbo ya kabiri ntigire igitoro cyo kuzamura. Ibyo ni ibyiringiro by'abaririmbyi, ariko ni ibyiringiro byacu twese dusangiye. Ariko ntabwo nzi iyo turirimba aya magambo ibyo twumva neza agacengiramo neza, ko ukuntu Satani atwiba akanya akagaruka turirimba mu mutwe, ariko umutima w'iyo ndirimbo cyangwa se icyo ndirimbo ivuga agatuma tutaducengeramo, kuko kiducengera twakora rwose. Ntabwo nzi ukuntu Satani agenda abigenza ikabifasha mu mutwe tuyiririmba, ariko ikibwiza kirimo tukacyumva neza. Kandi kuri aya kabiri yatubwiye ngo umwanzi w'amahoro aratwibasiye, mbese inshuti tugane igisubizo bagitazi. Hari indirimbo baririmba ngo barapfuye, abandi bacibwa ibihanga, barababazwa, baranashyingurwa. Inshuti bashobora ko natwe ariko bizamera igihe ukera kugeze kuva. Si ugushidikanya, niko bizamera. Ntabwo birashoboka, niko bizamera. Niyo mpamvu insanganyamatsiko y'ibyumweru bibiri avuga ngo kwa kwizera kw'abakurambere bakenewe isatire kute suri. Kandi Yesu yavuze ati aragushaka kubabarira ibyaha byawe arakweza, izina ryawe rirakiza. Ubu bivuga Yesu, isezerano ry'Imana yasohoye, babandi batakwemeraga bakazana basubiza ibibazo bikabashaka. Iyo yakabona cyane yewe nabwiye ngo nta cyiza nko muri iyi nzu y'Imana. Iyo uyirimo umutima wawe ukayibamo, atari cyane icyiza cyangwa ushaka aderesi, ukayibamo uyirimo, ntacyo wahurira na gito. Ahari abantu bashobora kubonye ejo turabonye, ahari ushobora kugera mu ngorane ukagera mu bigeragezo, abantu bakakubona usa nkaho ubuze amahoro, bakakubona utariho, bakora ibyago by'isi bikugeraho, ariko uko utagenda kose wowe uhagarara utuje kuko uri kumwe n'Imana uko yagiye ahantu. Turakoze cyane rero muri nziza baturirimbiye baribafasha, kandi tubibwirizwa bibe byayo. Reka dore mu gitabo cy'imigani, isomo tugiye gusoma tugasesengura. Igitabo cy'imigani igice cya 31. Igitabo cy'imigani igice cya 31 niho tugiye gushingira icyigisho cyacu cy'uyu munsi. Iravuga ngo inama umwami Lemuweli yahawe. Icyigisho cy'umunsi kivuga ngo inama Lemuweli yagiriwe. Ni kimwe mu kurashatse gukora. Inama Lemuweli nimusoma ku murongo wa mbere wa kino gice, baratangira batubwira bati
amagambo y'umwami Lemuweli n'ubuhanuzi nyina yari gute ubwira abazakazi nande na nyina wande wa Lemuweli, maze aramubwira ati mwana wanjye ndakubwira iki? Ese nkubwira iki mwana wanjye nibyaye ko ari wowe yagiye? Mwumvishe umubyeyi ugiye gutanga inama, umubyeyi uzi ubwenge, reka mbere ko mvuga ko n'ababigiriye ni gute gusimbuka gatoya mujye mu Migani igice cya 14. Imigani igice cya 14 umurongo wa mbere gusa gusoma. Igice cya 14 umurongo wa mbere gusa baravuze ngo umugore w'umutima wese yubaka urugo, ariko umupfu we ubwaheza gute? Iri somo ntabwo nzi nawe uryumvise. Mu gice cya 31 Lemuweli agiye guhabwa inama nande na nyina. Mu gice cya 14 baravuga ngo umugore w'umutima wese yubaka urugo, umugore w'umutima yubaka urugo, umugore w'umutima ufite amafaranga, ntabwo ufite amafaranga ariko ufite urukundo. Kereza afite urukundo bita agape, kuko urukundo rufite rubita agape ntabwo rugira umusoro. Ariko urukundo urwo rwita urukundo urwo rwita urukundo usobanura urukundo, urwo rukundo ntabwo rwoko. Icyo urugo ni umugore ufite iki? Umutima cyangwa se umugore ufite ubwenge. Ubwenge bw'ubwoko bumwe. Dusubire mu gice turimo dusoma cya 31, musimbuke mujye ku murongo wa 10 ziranaza zigakora. Baravuga ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona? Arusha cyane rwose bagira igiciro. Umutima w'umugabo we uwumwiringira kandi ntazaburakuka, awamugirira neza, ntabwo amugira nabi igihe cyose. Musimbuke ku murongo wa 15. Abyuka kare butaraca, akagaburira abo mu rugo, agategeka abaja be imirimo ibakwiye. Ku murongo wa 20 aramburira abakene ibiganza kandi akazitiza amaboko, ntatinyisha mu rugo igihe cy'ibyo. Bikuvugana uwo mugore ufite iki? Umutima cyangwa se ufite iki? Ubwenge. Ubwenge nibwo bwubaka ubwonko. None mbese igisubizo turimo tuvuga ntabwo turi kuvuga ubwonko urukundo rw'isi, ariko twebwe ibyo twita urukundo ntabwo tuzokunda. Umugabo wanjye wese ndamukunda, umugore ndamukunda, maze akazageza kutateza umunsi uko azahora n'umurimo rwose. Umugabo wanjye ndamukunda, umugore ndamukunda, umugabo mwiza, agasanga muzi gusoza rwose. Umugabo ndamukunda, agasanga nta kintu kimubwira, nta kintu kimwe kigiye kugabamo. Wari ufite urukundo rw'urukundo rugira umugore w'umutima bibaho. None n'umwe umugore uzi ubwenge kandi uzi ko ntabwo tuvuga guteka, gukura, kugira guteka, tuvuga no kubaka imico myiza y'abana. Byose birajyana. Umugabo akakubona imbuto nziza, ariko n'abana bakabigiraho ubwenge. Uyira Lemuweli ukarate yari umugore w'umutima, yari umugore ufite ubwenge kandi muzagenzure neza. Iyi si yarurema uko iri kose. Ntushobora kuba perezida w'igihugu mwiza utarigiye ku birenge by'umubyeyi w'umugore ngo akore imico myiza. Muri Isirayeli wari umuco ko umwana utarageza imyaka 12 giye kwigwa nyina yabaga abana, ariko iyo yageraga 12 ageze muri adolescence bavugaga ko uwo mwana abaye wasa, kuko ageze igihe cya adolescence, ageze igihe cy'ubugimbi, kandi aho nyina arabashakira afite imbaraga, akeneye no kuganira na se. Ise akamutoza n'ibintu y'amaboko, akamutoza umwuga, akamutoza imirimo izamubesha. Niyo mpamvu ari mu biganza. Ariko mbere y'imyaka 12 uwo mwana yashobora na nyina akaba ari uwigira. Buriya Mose kugira ngo ayobore Abisirayeli yigiye ku bintu bizamini. Waba urazi ko bakoze ubwenge maze bakazana nyina akaba ari umuriro. Imyaka 12 yayigize maze abakohereza ku rugamba. Umugore w'umutima niwo. Uyu mugore rero Lemuweli yarazi ubwenge bwinshi, yari umugore w'umutima, maze rero atangira kugira inama umuhungu we Lemuweli, kandi yategeka ko ari byiza kurema nk'umwana
ubuyobozi no gutoza kurengera abatishoboye. Yari afite umutima wita kwa sasa ku muhungu we n'igihugu azayobora kuko yayoboye ku mwana. None rero nyina agiye kumurera. Noneho ku murongo ukurikiyeho bigenda gute? Mbere yuko bagera inshingano yo kwitonda no kubaha inama z'ababyeyi ni inshingano z'abana. Mu gihe abana tubaha inama, abana bategetswe kutwumva no gutega amatwi nk'uko Lemuweli yateze amatwi nyina. Kandi umuyobozi mwiza agomba gukomera kwigishwa no kwakira inama. Ni uko nguko rero Lemuweli yabigisha. Ku murongo wa kabiri umva inama yamugiye gutega amatwi. Inama ya mbere Lemuweli yagiye kugira ngo azayobore igihugu neza, kandi si ukuyobora igihugu neza, ni ukugira ngo uyobore itorero neza, kandi si itorero neza, itorero rigira mu muryango, kugira ngo uzayobore umuryango wawe neza. Urugo rwiza kugira ngo rubeho ruturuka mu burere umwana yaherewe iwabo mbere y'uko ajya kubaka urugo rwe. Kandi igihugu rumeze neza ukaza mu itorero ry'imera neza, kandi iyo itorero rimeze neza sosiyete imera neza, iyo sosiyete imeze neza igihugu kimera neza, igihugu kimeze neza nta n'abantu tujyaho, ibintu byose biratuza. Niyo mpamvu uyu Lemuweli rero yagiye umwana ye, umva inama yamugiye: ntugahe abagore intege zawe n'ubugingo bwawe ugacucike gushiki. Inama yamugiye ntabwo mbwira umwana wanjye ugiye kurwana umenye uko bafata umuheto, ahubwo ikintu cya mbere mubwiriye: ntugahe abagore intege zawe n'ubugingo bwawe ugacucike gushobora. Kuki nyina wa Lemuweli yahereye kuri iyi nama? Ese dutekereza ko igitabo cy'imigani n'igitabo cyanditse? Ni igitabo cyanditse? Ni Salomo cyanditse. Salomo rero azi ibyamubayeho. Ubundi n'andi magambo ntitwebwe kuri iyi nama, kuko nakoze ubushakashatsi bw'umuntu Lemuweli kuko yabaye umwami koko, nsanga nta mwami ku isi yose witwa Lemuweli uyu nguyu hano bavuga ujya, ahubwo ni izina ryakoreshejwe mu rwego rwo kugira ngo Salomo abone ko atanga inama agire twiwe. Salomo yari azi ibyamubayeho, intege nke z'abagore, amaze kuzabagore ubwami bwe burangiye, bumaze kurangira kuyobora Lemuweli atangira kureka abaturage. Burya Salomo yagira akarere. Salomo bavuga ko aje y'ubuzima bwe ariko ku buyobozi yagiraga igitugu hose. N'ikigo nyine Isirayeli gishyiramo ibice bibiri, akamara igice cya Yerusalemu na Isirayeli mu majyaruguru. Yerobowamu wari umugaragu ajya kuyobora amajyaruguru, maze Rehobowamu ajya kuyobora amajyepfo Yerusalemu. Abasaza baramusanze bamubwira ati: mwana wacu, Iso yatwozaga igihugu, none turakwinginze uzatworohereza. Siko bamubwiye? Uzatworohereza. Maze bategiye ibintu bimubwiye nzabitekerezaho. Maze aragenda abaza abasore bazirukanye ati: none ko abasaza bagiriye inama bigenze gute? Bati: inama niba ugenda ubwira abo basaza, niba papa yarakugisha ikiboko genda bakubigisha zikoresha. Bishatse kuvuga ko rero Salomo yari umwami wagira igitugu, ariko muri kamere ze yagira igitugu, aho intege nke cyangwa se intege ze yasaye abagore, maze arabishyuze bigeze gute? Urayoba umugore we ashaka ko arapfa arapfa ko icyuzi cy'umuntu. Nuko byagenze. Uzabona ko Salomo yayoboye abagore mu buryo butatu. Hari umugore umwe w'isezerano, Dawidi w'isezerano, atari w'isezerano gusa, ahubwo ntabwo ubundi abagore nabo bari bagamije ibice bitatu. Igice kizasigara yabonye ingaruka byabyariye, bituma agera Lemuweli inama, cyangwa se bituma aduha inama abishe muri aba. Maze yaravuze ati: ntugahe abagore neza ubugingo bwawe ugashikisha ubusanga. Ni icyaha kibi gikorerwa imbere mu mubiri, Imana yashyize nicyo cyaha gitesha agaciro kandi kigatandukanya umuntu n'Imana. Cyacu usanga uwabazwe n'umusaraba ntabwo aba akigenga, ahubwo irari mu bintu bigendaho, kandi urugero rw'ubutungane ruragabanuka
gufata ibyemezo biboneye bikagorana cyane. Niyo mpamvu rero uyu nyina we ajya guha inama agati mwana wanjye ntugaye nuko ku ikosa nguhe abagore intege zawe kandi mvuga abagore nabo n'abandi bagore ntimugaye intege zanjye abagabo batarabana ni vice ubusambanyi bushobora gusenya umuyobozi, umuririmbyi, umwizera, bigasenya igihugu rusange, itorero rigatukwa rwose. Umuntu umwe ashobora kuba ubusambanyi bikamenyekana, itorero ryose rigatukwa, igihugu kikagoreka cyangwa se kigoreka, ibi bikaba bitya. Umwami, umuyobozi, umuririmbyi, umwizera, abakare agomba kwirinda ibikorwa byamutesha icyubahiro no kwangiza izina rye no kwangiza izina ry'Imana ry'ijuru cyane. Kuki bivuze ni uko byiza si byiza n'ubwiza gusambana nicyo cya Isodomu na Gomora bakoze, barakabya kugeza ubwo bashize gufata abamarayika baje kwisubirira Loti maze Uwiteka bakabona abayemeranya n'abakozi gusa arayobora rwose. Kandi amateka agaragaza ko abantu benshi n'abayobozi benshi Imana yatoranije bagiye bagwa kubera kugira irari kandi bagendaho. Muhere kuri Salomo, muhere kuri Dawidi wiboneye umugore w'abandi akarinda akora n'icyaha cy'ubwicanyi atagambiriye kugeza ku bagore b'abandi. Muhere Samusoni byamubayeho kugeza ubwo afatira abana 3,000 kubera icyaha cy'ubusambanyi. Ni icyaha cy'icyaha kuko ni icyaha gikorewe imbere mu muntu. Niyo mpamvu rero yihanangirije na nyina kutaguzwa n'abagore kandi akabimubwira akomeje agatsinze. Niba usoma mbere y'icyapa cy'umugore bibaza ngo usambana n'umugore nta musabana n'umugore nta mutima afite, ugeze cyo aba ari ubugingo bwe. Umuntu muri icyo gice gisaba cyose igeze kimubwira ngo umuntu wese usambana n'umugore utaruha n'umugabo utaruha yiswe umuswa kandi utagira umutima. Muri Bibiliya ni umuswa kandi agira iki? Ntagira umutima. Niko biramuzi ntabwo ari ikibazo. Ni umuswa kandi agira umutima. Bityo rero umuntu utagira umutima ntiyayobora igihugu, ntiyayobora itorero, ntiyabona inzara mwiza kuko abura ijambo kuko ujya ko urwaza birabimwambura. Iminsi y'abagabo tukuzi wabona wamukaruna uzamubona wakuja mu kuyisa byari batifu ntugasambane. Imana abashyizeho uburabugingo yazo ntugasambane ishaka to ntugasambane akato reka bakubwira ngo ibintu bakubwira ngo ntugasambane na mukayigenzi wawe ngo umwiyadurishe. Abari Isura 18 aho umwiyadurishe umurongo wa 4 ntugatinda abagabo ni ikizi kuba bivuze muri icyo somo yabaye 18 niho ubutinganyi burese ariko Imana yavuze cyera kuba igikorwa uraho ntugatinda iki? Ntugatinda abagabo ni ikizira. Ntukaryamana n'itungo ryose cyangwa n'inyamaswa yose ngo ukiyadurishe. Abantu baryamana n'amatungo nabo ngo badategeze araza wawe kandi iyo kugira umugore cyangwa umukobwa uhagarara imbere y'itungo aryamane naryo, ibyo ni ukuvanga idahuye. Niko muri bo bavuze uruvanga itagira gute none se umuntu abanye n'abasozi ubusa ukuvanga se n'amasakame, ibyo ni ukuvanga ibidahuye. Ariko buriya ni ubusazi. Kera igeze niga isomo ryitwa busikoloji bavuga ko hari ubwoko bubiri bw'ubusazi. Hari ubusazi bita fascisme. Fascisme ni iki? Ni uburwayi umuntu agira akumva abantu bose ntabwo abemeye, akumva iyo ari umutegetsi kuryamana n'itungo. Uriya ni ubusazi, uburwayi bw'umutwe. Hari ubundi bita sadisme. Sadisme ni iki? Ko mwibaza umuntu w'umusazi ufite 20 agafata akana k'imyaka 5 biratumvikana, ariko ntabwo umugore w'umusazi kuko ngo uko gasakuza gataka niko wumva ari kureba niko rero umutwe ni urwaye.
kuvanga ibidahuje. Kuko iyo umuntu ugiye kugira ubusambanyi agira imbata, kandi iyo umuntu ugiye kugira ubusambanyi ahinda umukene. Mvuga urubazo muri bibiri mugari cyane cya gatandatu. Wewe wifuza ubwiza bwo mu mutima wawe kandi ntukure ko akurikije ijisho, kuko maraya akenesha umuntu agasigara ku gasate k'umutsima. Iyi cyane nasetse nagaruze akenesha umaze gusate iki ikibanza akakirya, inzu akarya kumuhongera, ibintu byose mu rugo yari akaburara kugira ngo ujye kuvoma. Kandi ubuze ko nakikiri kandi ubusamba ahinga ubugingo bw'igiciro cyinshi. Mbese umuntu yashingurira mu gituza cye imyambaro ye myinshi, cyangwa hari uwabasha gukandagira amakara yaka ibirenge ntibibaho. Ni ukuvuga ngo iyo ubyikuriye biraba. Iyo nama rero ntabwo yitindaho, batagiye reka tujye ku nama ya kabiri ijya kuri sede ya 13. Umize usimbuke rwose sede ya 13. Ufite inama y'iki ku murongo wa kane: ntibikwiriye abami remuwewe, abami bakwiriye kuba vino cyangwa ibikomangoma kubaririza ibisindisha aho biri, be kunywa bakibagira ibyatetse, bakabona imanza z'abarengana. Ibisindisha ugiye gupfa na vino iyo ufite intimba mu mutima, mureke aho urushungadushi rumutera kwibagirwa intimba ye. Mwumvisha abantu bakwiye kunywa inzoga, mwumvisha abantu bakwiye kunywa inzoga, umutwe mubi, mureke aho urushungadushi rumutera kwibagirwa intimba ye. Ibisindisha iyo ugiye kugeza gute ugiye gupfa, naho vino iyo ufite intimba ye ikunde wowe ugiye kuba unywa vino ugiye gupfa. Ariko ubundi twebwe nk'abakristo iyo ibibazo biturenze tutagira Imana, si bisanzwe ni ubu. Iyo ibyago bikugose bikakwibasira hirya no hino, niba magana mirongo ine na rimwe, ugomba gutagira Imana. Ni uko nguko nta kindi ugomba kwigabaza. Ariko gusaba n'ab'isi batamenye Imana iyo ari yo, iyo azikajya mu rugo agaserera agahura n'ibibazo mu rugo, amanza aje ku kabari akarindiriza ijoro akanywa akaza umugore yamutuka kuko ntacyo bimubwira, akigenda uko ahita gute kuko yasinze. Ubwo ni ubushungadushi. Cyangwa se ibibazo byamureka ko tugiye ibibazo byandenze, ndagenda ngafata agacupa maze nkagubwa neza. Ariko ibibazo birarangiye ntabwo birangiye, ahubwo ni ikinya cy'akanya gatoya ubundi ibibazo bifite gute bigakomeza. Niba rero nta muntu muzima ukwiye kunywa inzoga. Ibisindisha iyo ugiye gupfa, ubundi umuntu ugiye gupfa iyo ukwiye kunywa inzoga. Vino ugiye ufite intimba mu mutima, umuntu ufite ibibazo byamuretse agiye kwirukanka ntabwo akaba vino maze asinzire, ariko ejo bizakomeza buranye. Ubuhungiro bw'ibibazo biri kuri Yesu, ntabwo ari kwishyura. Kuko uzajya ubona benshi iyo ashaka kubwiza umuntu ukuri, yize ukuntu abigenza, aragenda agasoma ku icupa, yarangiza agasinda, akaza akamubwira, akakubwiza ukuri akagutuza, yarangiza akitana kwica. Maze bamujyana muri bigo, ati ngo kuri kumwe n'ubaza bamusinga ibyo gute yasinze. Rwose ntabwo uzi ukuntu byagiye nasa, ariko cyangwa se hasi no twiga mu mategeko muri criminology bakatubwira ngo inzoga ntabwo itera umuntu gukora ibyaha, ahubwo imutera akanyabuga ko gukora umurimo. Babibese inzoga ikutera burya uwasaze umuntu ko nzamubwiza ukuri cyane, nzamubwira ngo mureke mumwumvishe, nzanamwitana, ariko se nzabimubwira ngo kugira ngo inzoga bene inzoga rero ikagutera akanyabuga ko gukora iki. Niyo mpamvu kwimura ugiye gutsindiraho kuba wabitse hanyuma wanyweye ibyo ngibyo ntabwo wabyemera, wamazira wawe uzajya gusinzira iwawe mu buriri, ubare n'igitanda, nimara kubona igitanda usinzire. Niba wanywa inzoga kuko wasinze, ntitugende ujye mu gitanda cyawe uburane nacyo. Ariko iyo kuburana uvuga abantu uvuga ibiri umutima wawe ntabwo ari byo. Ubwo ni ubushingadushi ntabwo ugomba kubigira. Inzoga nasize abayobozi ahubwo nazo bari mu ngabo.
muri Yesaya igice cya 5 mu cumi na rimwe banditse ngo bazabona ishyano abazindurwa no kumva ibisindisha bakaba icyo birirwa bakabiranga inkera kugeza aho bahindura n'iki abasazi. Nta mugisha uri mu kunywa inzoga rwose. Iyo Abadivantisite ugiye kwiga kuko turazibona izo abatayinywera bakabwira akajya imirongo akayikubita rwose yarangiza bakamushikareta agatekerezaho bwite maze ubundi agatega akamutuca n'imodoka akaza kwifata neza maze afata amazi ajya kwimba amazi muzi kuko amazi neza yaramusizeyo umunsi w'izindabyo nsanga abantu bazanye akarekare k'amazi ntabise kumura bageze kusikurimo ugira asohora gute turisize bamwa akabara kuri iyi magacisha no kutiyosha kugeza kutumenya kutumira atireka aho yizira kureka iyi mutuganze wese abapaka itorero rikaba bamuzuka bazinywa benshi bazinywa kandi n'amaramuye muzi bazinywa muzi hari abagiye gufasha bafite bakurikiza neza izo mu kwanduza cyangwa se kubambika abandi bazabishyira ari intwari zo kunywa inzoga bakagira imbaraga zo gutura ibisindisha bagasindishiriza abatera ngo kunywa ingano ariko umukera zigakora ibyo yatsindiye kuba musomeje nubwo yari afite ubwese urubanza ruce nabi ndagusengera abamuzamuye inzoga neza inzoga zigabanya ubushobozi n'ubushishozi bwo gufata imyanzuro. Umwizera, umuyobozi, umuririmbyi agomba kugira ubwenge n'ubushishozi igihe cyose. Bityo rero uwatsinze ashobora kubwira amategeko kurenganya abatishoboye gufata imyanzuro mibi, nyamara umuyobozi, umwizera, umuririmbyi bigera kuri byose bisaba udusobanuzi kandi ibintu ni uko bari. Inzoga zigeze zirakoresha kandi ushobora zinagira iki ni umuswa w'abaturage uburyo umuzoga afite ibyatsi byera n'ibingibi akabirengaho yakumenga n'ibyo baza neza ni umuswa w'abantu inzoga nziza ubwonko bushimisha ntabwo dukwiye kunywa inzoga ugomba kugira abatishoboye n'inama yagiriye ko agomba yaravuze ngo bungura akamaro k'ikiragi kandi uburere abatajyashirira bungura akamaro k'ushima zitabera uciye abakire ishuri urubanza rutunganye. Nayo inama y'abantu yamukiye kuki waba umuntu arengana ukabyura ukigera kuki waba umuntu bari kumusiba bari kumugera ku muhanda ukagira siko basigaye bagakubita umuhanda ugakikira pe ukagenda yewe utabona ariko sinana no gufata telefone wabaga cyangwa se no gutabeza abato mutara n'icyo bigafite imbaraga ariko bose ikigali kozara kamuzi kwe umuntu baramusiba uri kubireba ugakikira ukabona murakoze kugendera gusa bakamurika iflori gas ariko tabaza tugakikira twegera ikigali beza muzakamusaba uyu sisi satani misi rero azakamuramo abanza bakamuramo ibu asigaye bazigibinya baranga akarengane kasare kuko ibuza kamuzi haza kwebisoro ko mwarasana uraza musiko twari imana bari iki ari kugeza n'icyo kwima icyo mwana ibuza zakamusaba Yesu azazi ibuza zakamusaba abakozi b'inyamaswa ari babi bose kandi muri ibishe muzagire n'ubiri zataragenda akawuribona abantu bazisana n'abandi umuturanyi agatabaza bamuteye abantu bakiroza agafuka amajwi akati biduza kwisi akiroza muturanyi
kiri mutonye tabaza abo bose bageze gute barabaye gutaka ubu ikigero wataka igito narapasa igito n'ubuhiga ntabwo bandeshe bikuze Satani akambuye mu bantu ntabwo bikigira hasi ariko uko bivuga aho uvuganira batavuga urengera abakene kandi ubashira imaze reka umuyobozi umuririmbyi umwizera n'abagiro arabona ubushishozi arabona kudahubuka ubutwari gutinyuka kubayobozi b'itaraba no kwikumira kumva abandi no kugenamo uburere y'itorero n'umuryango we ariko afite kubabaye boroheje wo kwitora nubwo ubuyobozi butabyitaho uwo mwizera utegetse kwita kubabaye boroheje wo kwitora by'umwihariko akishyikiza kubyanditswe byera umwuka w'abahanuzi indogozi y'itorero mu gihe atari inama kandi byabagomba agafashanya n'itorero gukoresha imana yabahaye kurengera abatishoboye ubwo muri inshingano yayo ubuzima bidafasha ariko mwe ni gute abantu bashobora kuba muri korali bimwe umuntu agakena akananirwa kuzana igihumbi cya kontribusiyo muri korali ahubwo ugakomeza kukabisha neza ngo nta gatanga ushaka kuzaza kubaho kuri iyi minsi utazi ubuzima bayo ariko mbere yari itangaga ubushobozi bw'igihugu n'ibintu byarahindutse ntabwo bwatangaje ngo murebere mu gutanga amafaranga mu gikorwa mufite mwebirindutse mufite umuntu wikura no kuri kumugora abana bavuye mu ishuri hanyuma izatubaza impamvu tutakoze dufite aho izatubaza impamvu abakene bari muri twebwe nta kintu twamamaye tuzatubaza ukibaho mu bituro nk'ibi naho usubize utubazo iki mukaba tutagikemura inama rero yagiye rero ni no kurengera abatishoboye iyo nama rero yagiye umuyobozi umuririmbyi umwizera ntabwo ugomba kuba ari mu gihugu iki terereye nyamuhashashe nta mwete kuko gukorera mu bwite no kwishyikirwa abantu bagomba babizi umwizera ushinzwe uzajya umuyobozi mwiza uyobora akamenya abizera umuririmbyi mwiza perezida wa korali mwiza ntabwo bagomba kuba mu gihugu bijya ntabwo bagomba kuba terereye ntabwo bagomba kuba nyamuhashashe nta mwete ubwiyikirwa ibintu bimwe iyo uzenye mu gihe inyama bijya lagasama ni umuntu utajya agira uruhare rwe ukurikira buri gihe byaba byiza byaba bibarakurikira nta kibazo agakora igishiye mu cyerekezo cye ngo afashe itorero cyangwa icyiciro ashinzwe cyangwa afashe itorero muri rusange cyangwa se n'umuryango ni umuntu n'abaho ibyo bijya iyo bizanye na nyir'inzira hari amavuna tugakorera abashyitsi babuze ntabwo bireba ubwo bireba aho bireba ubitereye kuyabisibazo umuntu udafata igihe ngo atekereze akurikirane ibyo ashinzwe niyo agiye gufata icyemezo ntabwo aza gusesengura kuko ntabwo yakurikiranye uko ibintu byagenze cyangwa bigenda rero mwitwa turabagera mbona mwitwa turabagera umuntu ukaba ashyizweho igiciro ariko ritereye no ayoboka bamutora cyangwa haba inshingano ubundi agategereza igihe n'abatora azabera gusa ategereza abadakirangira kandi akuva umukomezi w'inyuma kandi akeneye gusa kuko kwimuriza kuko afite izina gusa hari uwo witanya kugira ngo ubashashe ni umuntu w'umugorane ukunda ibyiza kandi ntashobora gusa kubigerwaho agaragara iyo ibintu byatunganye ariko iyo hari ingorane zisaba uruhare ahita bamusiga bataboneka niyo witanya kubashashe urumva aho umuntu aba yitwa cyangwa se gushyikirizo cyangwa se ubuhinzi bw'ikorana kuri gategura igitaramo umuntu wagatera igitaramo bizagenda neza biradusaba miliyoni birasaza n'ibihumbi 50 mu bigero bitatu maze kubireba twaterera muri iyi rero twagize ibibazo bikomeye nta n'umwari gukora mu ntara ubuzima ndacyagushushanyira kuba kuri ni rwego z'ibyo igitabo cyatibura ikibazo bigiye kuba agataboneka atari ifurumu tuzambara iyi ategeko z'ifurumu kandi ibindi byose ari byo bitagize umumaro hari
lakini filime tuzabara ni akategeka kuri filime zagira tuzabara kandi ku munsi w'amashusho akaboneka imbere bera aho ngabo imbere jewe nakamera n'amayinga yo bari mu kutegeka uzabire ko mu bigeze neza ibyo bari ibyo nyawasha nitora kama mu mujyana w'ikoro ibi byose narifasha barabati binyo cyangwa se n'amako nuko bikabasha muzana amafaranga turi kufunza ibyarese akagira imbi bakora bose abasigaye bamwe muri minsi akazi kenshi ndetse bikora mu ntara abari maze abafara kugenda neza agiye kwandira atajya twabishima bangaye bose bangaye uraza batishije warahunze gishina mubasha nabo bitaba namwe ibintu byabwiye kuko uzumwe n'ubitsa muhirimane mu mitima mukorere umwami wacu ngo batubwiye icyashaka kabiri no shimwe esomye mu Afrika bakuru babasamo ngaho imisusu mugari umenye ko mukingo cyo twizera kandi mutetse ese mwime kandi ngo Yesu Kristo ari muri kizaje wabigize wayibaga mwisuzu umusanga ni batatu ubusinzi batatu abakene haki mutukibafasha twari imwe natwe zidukamutse tubaye abandi bose tubaye abandi imwe natwe imwe n'abasuzo kandi nk'abantu bazimana zidukamutsemo biranze ntacyo dushaka gukora umurimo w'Imana cyangwa se itoro ry'Imana kugira ngo itoro ry'Imana ritere imbere maze abantu bihagije ko tuba bwiza cyangwa ko bakibona ntabwo tubishaka ibi byiciro uko ari bitanu kureba kuri ntabwo se kugaragara neza ahagaragara kugaragara neza abantu bagabanije ibice bitanu by'itorero hari abantu bita patritique imburamukoro abantu b'urucandege akajya kuba kose bashireye ayo mavuna ntabwo azashoboka dore turi mu gihe cy'imvura ntabwo azashoboka nyuma ya sura rwose uzaba umwumvishe ushireye yabona bayapanze agiye kuba ariko se ubundi iyo mafaranga yo gupanga muzabure y'aba hano muzi urucandege gusa ariko ibintu byo kugira ngo tuze mu Rwanda tukubwiza abantu tujya mu ngo abantu babereye mu mirimo no kuva mu twabakora ubucane gusa ababita pathetique hari bita apathetique mu bashobora cyangwa se ntashobora kubwira warabuze ntashobora kubwira ibara bagira gatuga twakarinda iki agenda gakerubi we ntagakana n'agakineke hari ibintu na bimwe wabona muri korali basabye umusanzu akawutanga ariko bajya buri kwezi dutanga buri kwezi akabona ntawe zafatanya yakaze kandi yose bigute yahetse agenda gake agenda yeweho gake ntabwo rero twabuze natwe rero twirukana kuko tugiye kuvuga tukabona mu kwezi tukabona mu mwizera tubaze ko abinjira cyane ku babaye umwaka tuzaza bari datanga cyacu kubona waje kugezwa amezi atatu cyangwa yera yakaze ukashaka kuvuga ngo se kusubashina na kurushura ariko utanze kabone bonga do agenda kuri course akagenda kuri gahunda credit kuri arabita participative cyangwa se witabira byose abayitaya gahunda zose abayitaya tujye mu gutuma arabikora tujye kuri abashyitsi arabikora tujye gufasha abatishoboye arabikora ibintu byose arabikora ariko ntakitekerezo kuba icyo ubwiriza neza kute icyaho niba uyu nguyu nawe arahari ariko arabona bita proactive bareba kure bagashaka ibisubizo bakamenya ubukene bw'ivugabutumwa buri ku musozi bagashaka kujyaho akamenya ibibazo by'abizera akamenya abatishoboye aho bari akabagirira impuhwe akamenya ko usanga ibibazo mu itorero agashaka kurusha icyaha cyahigwa akamenya ko bari ku nzoga akamenya kurusha icyaha cyahigwa abo bita proactive ashaka ibisubizo
maze agashaka kumujyamo muri bino byiciro wawe cyiciro cyangwa kandi cyangwa gatatu iyo cyangwa n'isikiye niba ushobora kudahabwa ushaka kwigana ariko nibura ukabumva ibintu niba uvuga utubahiriza niba ugufasha rwose ni uko rero tora mu musozo icyo itorero rikeneye abayobozi rikeneye abizera bari bakuru mu byabo bafashe itorero gukemura ibibazo rifite babita ku itorero ry'ejo hazaza ariryo rubyiruko rw'itorero kwitabira ni byiza ariko umwizera umuyobozi umurindi wese akwiye kuba kwitabira akiyumva mu by'ubwenge kugira ngo yungure itorero. Icyakora abantu bose bose mu cyiciro cya gatatu mu byiciro bitatu bya mbere ibyo bigaragaza icyo bakwiye gukora mugirire abatishoboye igihugu mucyare ubusambanyi bawe mucyare isindisha babireke mugiremo zongeze bagarukane niba imaze kukamutsemo nawe ujya ku ruhare kumuniga oya uwe ngo mugabo nawe ko mugabo y'umuntu Satani ungirije ku mavi uri mu bagabo kuko mutagiye n'utita kubabaza n'utita kugira kwitore n'utita kugira kwimwe nta hantu uri kwerekeza twihane usanga twihane usenga twihane kutagira bivuye mu mitima yacu izina rya Yesu. Tugiye gufatanya mu isengesho kandi barasoje no kuzoza tufatanya mu isengesho n'ijoro dusabira kugira ngo tube wagaragaye ibyo igihe dusohoyemo ibyo tubaho ariko niba ari umushyitsi urimo ushaka kufatanya mu isengesho by'umwana ntabwo azana imbere twishimira ubuzima ntabwo turirimba ariko nta nzira yiwe niba ari umushyitsi urimo naze twifatikanye mu isengesho tuguhe Imana twebwe mu gihe cy'ikindi mu gihe abandi bari mu mico mibi itandukanye twebwe dukomerere muri iyi si imeze gutya yuzuye n'ibyaha niba akazi gusenga Imana ariko kandi umwizera wese yongere yimire yisuzu arebe uko ahagaze mu byizerwa uyu munsi mu nama tumaze kubwirwa na Bibiliya nk'uko uyu nyina wa Lemuweli yazikurikiye buri wese arebe uruhande ahagazemo niba adatsinzwe maze asabe kwihana turasaba pastor kugira ngo aze dushimira Imana n'umunyagaza kandi ngo nasenga tuba tubasoje uretse kwakira amatangazo tuba tubasoje tuzakomeza ejo mu cyiciro cyiswe urukundo. Reka tubashimire Imana rwose ko mugisha nzira Yesu. Data wa twese uri mu ijuru urera kandi urakiranuka izina ryawe ryarahabwa icyubahiro. Tugushimiye ko twebwe abana bawe nubwo twiyanduje mu buryo bumwe cyangwa ubundi tugakora ibyangwa nawe ariko utatushoboye aho waduhaye Yesu. Tugushimiye ko nta na kimwe wirengagiza kidufitiye umumaro muri uyu munsi warawugennye kugira ngo twongere kwibutswa indangagaciro za Gikristo zatuma tuzaba abaturage bo mu ijuru. Duhe rero kuzigenderamo kugira ngo icyubahiro cyawe kiboneke mu mibereho yacu, kiboneke mu miryango yacu, mu itorero no mu gihugu, icyubahiro kibe cyawe. Tugushimira ijambo ryawe riri gutambuka muri iyi minsi, duha amatwi yumva kandi yumvira kugira ngo ubushake bwawe busohorere muri twebwe. Uturinde kwiyanduza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, duhe imbaraga zawe, Umwuka wera tuyobore
azatugeze mu bugingo buhoraho. Umugaragu wawe witanze akemera ko ibikoresho cyawe ukomeze kumuha imbaraga n'amagara mazima, ukomeze kumurinda no kumurinda umuryango kugira ngo tutazagira ikirogoya muri iyi minsi, ahubwo tuzakomeze kwegera intebe y'ubuntu n'imbabazi kugira ngo ibyaha byacu bibabarirwe. Buri wese ufite icyo akubwira mu mutima we n'ugize umwanzuro afata wo kugenda mu nzira zikwiye, umwumva uri mu ijuru ubere igisubizo, umuhe imbaraga zo gucika ku kintu gisa nacyo kugira ngo ubushake bwawe umubere umuyobozi, tuzabana mu bwami bwawe. Ubwo tugiye gutandukana twerekeza mu miryango, n'uburyo muri twemera gutandukana nawe, ugiye gukomeza kubara amakuru y'ibyiza, uzongera kuduhuriza ahera hawe tugushima mu izina rya Yesu. Amen. Amatangazo cyane no kwashima n'impanze muza kumva bafite umumaro, Imana w'umugisha. Dawidi yaravuze ngo kuba mu nzu y'Imana umunsi umwe bimurutira kuba imyaka 1000 hanze mu maganya y'Abayahudi. Ino saa nafashe isaha imwe y'agaciro kandi nzayibukirwa mu bwami bw'Imana. Imana w'umugisha. Dushimiye rero umubwiriza, dushimiye na timu bajyanye muri gahunda, dushimiye abaririmbyi kandi namwe bizera turabashimiye. Imana w'umugisha. Ariko icyo nshaka kubabwira ni uko hari aho dufite intege nkeya turi kuvugurura ikintu kijyanye no kurarika. Ngiye gutanga umwitozo mwihanganizi kubitwa abahari, mbabaze mwebwe musubize. Umuntu waba yarabwiye nibura abantu 5 akababwira wenda ntibazi ntakire gusa kandi n'umushyitsi musa Imana n'umugisha n'umwe gusa ngo wabwiye 4 wabwiye 3 Imana n'ubonye 2 yego wabwiye nageze kubanga Babiruko. Wabwiye niba umuntu umwe. Imana w'umugisha. Rero inshuti bavandimwe muri iki tubari kuba duhurira ku rubuga rw'abizera, ejo nabateguje ko uyu munsi turi burayi. Mugasengera mu mutima ngo abo nagezeho wenda ejo ko bagiye bampa promese natwe tuzaza, ariko Imana izakora gutangaza. Buri muntu rero ageze umuntu ararika akagira abararika, ubwo rero dushyiremo imbaraga. Haleluya. Amen. Ejo rero nabo tuzararika kugira ngo mbere nibura abantu biyemeje kuza gufatanya nanjye kurarika bigere bityo. Imana ibamugishe. Haleluya. Maze ko Yesu agiye kwima. Abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranyijwe, ahubwo babiroraga bakiri kure cyane bakabyishimira. ngo iki mbese burya nuko byagenze baba we bari bafite kwizera gukomeye pe. None se aya magambo uri gusoma uyakuye he ko numva ari meza? Nanjye ndi kuyakura ku nsanganyamatsiko y'amateraniro. Amateraniro y'ahandi iwacu ku itorero rya Kabuye da. Mfasha ubimbwire neza, aya magambo yansobanurire yose. Ndumva aryoshye pe kandi unteye amatsiko. Ambo ndumva ufite inyota yo gusobanukirwa byinshi, ariko nanjye nisomeraga ubutumire. Ushaka kumenya rero ibiruseho wabibwirwa n'umubwiriza niwe wateguye iyi nsanganyamatsiko da. Ngaho rero nyihera gahunda neza numva iby'ubwo butumire. Amahanga yasubiranyemo muyaburire. Nawe ufite inyota ngwino muri aya materaniro kuko ubu butumire burakureba. Itorero ry'Abadiventisiti b'umunsi wa 7 rya Kabuye mu ntara y'ivugabutumwa ya Erayonofili y'Uburasirazuba bwo hagati mu Rwanda ribinyujije mu cyiciro cy'imirimo y'abagabo
ryaguteguriye amateraniro y'ivugabutumwa y'ibyumweru bibiri. ni uguhera ku isabato tariki 21 z'ukwezi kwa gatatu kugera ku isabato tariki 4 z'ukwezi kwa kane 2026, turi kumwe n'umubwiriza Tuyisenge Celestin mu nsanganyamatsiko igira iti kwa kwizera kw'abakurambere kuracyakenewe mu isaha dusohoyemo, ishingiye mu Baheburayo 11 umurongo wa 13. Gahunda y'aya materaniro iteye itya: ku isabato ni uguhera saa 8 kugera saa 12 z'umugoroba. ku wa mbere w'iminsi 7 dimanche ni uguhera saa 10 kugera saa 1 z'umugoroba, naho mu yindi minsi ni uguhera saa 11 kugera saa 1 z'umugoroba. Muri aya materaniro turi kumwe n'amakorari mukunda cyane nka korari Emmanuel yo kuri RMS Kamukina, Urumuri yo ku itorero rya Kimisagara, Igihe niki ya Kimisagara, Cornerstone yo muri Asayuwara Nyarugenge, korari y'icyiciro cy'abatabazi ku itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi rya Gikondo, n'andi makorari atandukanye. sangiza abandi ubu butumire, twese tubyitabire. Mama maze ko Yesu